Imana irambwira ngo mubwire ngo nta camunara iri ku rugo rwe. Avuga nti wa mana we nawe ntukanyoshe. Amatangazo yaramanitswe ari kumbwira ko amatangazo yamanitswe nawe ubwo ari kubona nta nzira ntabwisha afite none ngo mubwire. Nambwira ngo bivuge kubera ko ari njye ugize gute ubivuze nanjye nshira amanga ndabimubwira nti nta camunara iri ku rugo rwawe, urugo rwawe n'urwawe urarubamo ndetse Imana yo mwijuru hari ubwishu iguhaye. Yego. Noneho Imana yarabikoze nagiye kumva numva haciyemo icumweru kimwe numva arampamagaye arambwira ngo ababandi bashinzwe kumutireza camunara byahindutse. Yego. Arambwira ngo ahari umuntu wamwohereje amafaranga yambwira ngo ari umuntu babanye uba muri Amerika none ngo amubwira ngo ari kumva ashaka kumugirira neza bitewe n'uburyo babanye. Ti rero nagiye kubona mbona anyohereje amafaranga ari ngo angiriye neza na kafanta nguriye none mvunjishe y'amafaranga mbona ahinganye na rya deni nari mfite ndangije ndagenda nkora iki ndishaho nibashinzwe kuza kuteza ibyanjye cyamunara baraza n'ubundi amatangazo baramana bati uyu muntu abaye umwere nta kibazo kize gute afite ubwanjye zabyikorera nta cyatuma izina ryanjye Haleluya, haleluya. Nubwo abantu babona ko ubwawe byakunaniye ariko Imana kubgayo izabyikorera. Ari igihe umuntu abari aho ngaho nta nigara afite kumva Imana yaguye ngo ubwire uyu muntu ngo muhaye imodoka. Yego. Umuntu nta nigara agize ate afite ariko Imana ikubwiye ngo mubwire ngo muhaye imodoka nuko iri kubona neza kizamucira inzira akabona ayo kugura amapine. Yego. Yo kugura za essence nubwo zazamuka no essence yazamuka kagera ku bihumbi 10 uwo muntu Imana ibona ko byanga byakunda azayigura. Ho tubona byatuyobewe ntabwo bijya bikuyobera izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndasenze muri uyu mwanya nsengera abantu bose bari badukurikiye muri uyu mwanya nsengera abantu bose bafite ibibazo mwizina ryawe ryera Kristo aho bageze hameze nk'ari abisirayeli bari bageze ho bageze ku nyanja ntibayambuka n'amaguru ngo bikunde ntabwo bashobora koga nta bwato bafite bwabambutsa nta gisunika bafite nyemerera muri uyu mwanya mwizina ryera Kristo ho babuze inzira datakwese mwizuca inzira. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabire umugisha. Yego nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwisurira abakozi b'Imana abantu Imana iri gukoresha ibitangaza muri iyi minsi. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Manishimwe Jean Damascene. Manishimwe Jean Damascene bakunda kwita Jada. Yego. Yego atuye mu mudugudu wa Karisimbi. Ni Karisimbi? Nyamiyaga. Yego umudugudu wa Nyamiyaga akagari na Kagasiza umurenge wa Cyanika akarere na Kaburera mu mizi y'ikirunga cya Muhabura. Aho ngaho niho nibera. Yego aho niho mu rugo umukeneye rwose yahamusanga bagafatanya gusenga Imana ikumukoresha ibitangaza muri minsi. Ndabeshye ahubwo beshe iminsi Imana iri mu kazi iri gukora cyane. Yego. Iri gukora ibidasanzwe iri kugaragaza imbaraga zayo iri gutungura abantu. Yego. Gusa iyi minsi navuga ngo ibintu Imana irimo neza. Iyi minsi turi kubona imbaraga z'Imana tukubona ibitangaza by'Imana. Iyi minsi turi kubona Imana iri guhindura ibintu byanze guhinduka tukabona Imana yo mwijuru hari byiri gusenya hari byarigize akarakaje ariko Imana ikabiritura. Iyi minsi bese Imana iri gukora ibintu bitangaje cyane ku buzima bwacu. Haleluya. Amen. Reka tugusabe ugangu dusengere Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Karibu. Reka dusenge. Mana yacu ushimwe ko uri umunyembaraga ushimwe ko uri Imana ize kurinda ushimwe ko uri umukozi w'umuhanga ushimwe ko imbaraga zawe ushimwe ko urukundo rwawe izina ryawe niryamamare turi imbere yawe ngo nibana ku iki kiganiro ngo dufashe tugirire neza duhamwe imbaraga zo kugira ngo zibane natwe turinde kandi turenge tugwana kandi twiteho mu izina ryawe rifite imbaraga abadukurikiye bose mwami Imana yacu nabo ubagereho ugere ku buzima bwabo ugere mu mitima yabo ugere ku kazi bakora ugere mwami Imana yacu mu buzima bwabo bwa buri munsi imbaraga zawe mwami Imana yacu zibagere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Turakwiza kugira ngo bane kutugeneza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Nendi ko wishimye cyane ariko no kubera iki? Je niko mpora. Abantu nibakubaza kuki mpora n'ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza.
utumye ndirimba kandi kuririmba atari hora mvuga ndatuwo mwami kuko njyewe yangiriye neza yatanze ubugingo bwe ku bwanjye kimwe mu byiza Yesu yangiriye. Haleluya, amen. yego wowe ushaka gutekerwa mu kirori waba ufite, reka nkurangire company nta yindi ni Bora Cooking Company. Ifite icyicaro mu karere ka Musanze ariko ikorera mu turere twose ndetse no mu mujyi wa Kigali hose ndetse no hanze. Yego uko ibiribwa byawe wabihashye niko babiteka rwose bakabigeza kuri buffet ntacyo bakuyemo. Yego niba bakeneye wahamagara 0783 3802794. Nimero ya Bora Cooking Company ni 0783802794. Ikirenzeho iyo babwiye yuko amakuru wayamenye bivuye kuri Concorde TV show barakugabanyiri za iyo nanjye nayitwaye. Yego yo nimero nanjye nayitwaye. hari icyo ruteganya vuba se mu minsi? Ikirori ntago ibirori byabo ariko nayitwaye ndetse nzanayisangiza n'inshuti zanjye cyane pe badabasha gukurikira iyi cano nabo nzagenda nyibahereza. Yego nabo bazajye barya amafunguro atetse neza karateguwe neza. icyo nababwira ntabwo nafata umwanya ngo namamaze company nziko bakora ibintu bibi. Iryo kosa ntuzarikora. Ntabwo narikora. Nkurikije nanjye ukuntu nkuzi n'uburyo nkwizeyemo. Yego. Iryo kosa ntiwarikora ryo kwamamaza abantu badakora ibintu bisobanutse. Bivuze ngo wafata intego bangiye kwamamaza umuntu ukurikije uburyo wawe wamubonye ibiryo akoramo, ukabona ubuhanga afite, uburambe, ubumenyi, hoti nanjye umuntu ekamwamamaze bitewe n'ubushobozi agize gute afite. Kuko iyo wamamaje umuntu afite ubushobozi none n'abantu bafashe ya nimero bakurikira bya bikorwa wamamaje. Iyo babonye ibintu bigenze neza ati kabisa wa muntu yakwamamarije ibintu neza, ariko ibyamamaje n'ubundi ari ibintu bidasobanutse. Ati niyo mpamvu uri umuntu ukorana n'abakozi b'Imana, ukorana n'Imana, umuntu usenga mu Kristo, ntago wakora icyo kuvuga ngo ugiye kubesha abantu ngo bakora ibintu atari byo. Twibutse abantu yuko roho nzima iba mu mubiri muzima. Twe kwamamaza Bora Cooking Company, reka twamamaze Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya, amen. Ariko ubundi mu buzima bwacu ibyo kurya ni ngombwa mu mubiri cyane, ko n'ubundi ubayeho utarya n'ubundi wapfa. Yego manishi karame, ni ikihe gitangaza Imana iheruka kugukoresha muri uyu mwaka twatangiye 2026 nawe ugahita uvuga uti ni ukuri Imana ngukuriye ingofero? Uyu mwaka nta nubwo ari na kera ahubwo mvuze icyo iheruka kugukoresha. Iheruka kunkoresha muri uyu mwaka. Ntabwo ari icyo yagukoresha. Nanjye nambuza ngo ntabwo ari kera. Yego muri uku kwezi kwa kane gushize ahubwo ndavuga iki gitangaza mbese nanjye numvise birenze ubwenge bwanjye. Yego umuntu wamamagaye ansaba ko dusengana, yari afite icyifuzo gikomeye cyane. Yari afite ideni abereye mu banki, none ibintu byo bagiye kubiteza cyamunara, urwo bagiye kuruteza cyamunara. Arampamagara arambwira ati byankomereye, nafashe credit none narahombye, urugo rwanjye bagiye kuruteza cyamunara ndetse n'amatangazo yamaze kumanikwa. Yego none ndangije ndavuga nti rero humura, Yesu ni umwami, no kuri finali Yesu wacu agira gute arakora. Ubwo turi kuvuga igitangaza gikomeye cyane Imana iherutse gukora ejo bundi. Noneho dusasenga Imana irambwira ngo mubwire ngo nta cyamunara iri ku rugo rwe. Avuga nti wa Mana we nawe ntukanyushe, amatangazo yaramanitswe. Ari kumbwira ko amatangazo yamanitswe nawe ubwo ari kubona nta nzira nta bwisha afite, none ngo mubwire. Nambwira ngo bivuge kubera ko ari njye ugize gute ubivuze. Nanjye nshira amanga ndabimubwira nti nta cyamunara iri ku rugo rwawe, urugo rwawe ni urwawe, urarubamo ndetse Imana wo mu ijuru hari ubwishu iguhaye. Yego noneho Imana yarabikoze. Nagiye kumva numva haciyemo icumweru kimwe, numva arampamagaye arambwira ngo aba bandi bashinzwe kumutireza cyamunara byahindutse. Yego arambwira ngo ahari umuntu
wamwohereje amafaranga urambwira ngo umuntu babanye uba muri Amerika none ngo bamubwira ngo ari kumva ashaka kumugirira neza bitewe n'uburyo babanyemo ti rero nagiye kubona mbona anyohereje amafaranga ari kugira ngo angiriye neza na kafanta nguriye none mvunjishe y'amafaranga mbona ahinganye na rya deni nari mfite ndangire ndagenda nkora iki ndishaho ndibashinzwe kuza guteza ibyanjye cya munara baraza n'ubundi amatangazo baramana bagati uyu muntu abaye umwere nta kibazo kize gute afite ndavuga ni koko Imana ifite inzira nyinshi ifite uburyo bwinshi yakoramo inzira nyinshi Imana yacamo kugira ngo irangize ikibazo cy'umuntu ese mvuga none se ibintu ko bincanzera ni gute Imana yo mwijuru ifata umuntu uri mu Rwanda mu karere ka Karongi yarangiza igihita ifata ikibazo ce ikagikuminikana n'umuntu uri muri Amerika uriya muntu akamutekerezaho kuri finali ca kibazo cyagombaga guhitana ibintu bye Imana yo mwijuru kiyerekana ndavuga ndiko ko Imana yo mwijuru ifite inzira nyinshi kandi yaravuze ngo ifite inzira nyinshi zirenze ibihumbi ico ni gitangaza Imana yo mwijuru iherutse gukora ejo bundi ngira ngo ni mu kwezi gushise yego gwico ngicyo nanjye cyanteye imbaraga ndavuga nti byanga byakunda Imana yacire mu kazi kandi irashoboye rero umuntu waba udukurikiye nawe afite ikibazo gikomeye cyane yumve ko iyo birenze inkome ntago birenga ijambo Imana yavuze nukuri ni Imana ivuge gasohoza hari umuririmbyi waririmbye ubwo nimuvuga urete umumenya araririmba ngo Imana ntabwo igibesha ngo iyisezeranije umuntu kumutuza Kigali ngo ntabwo yahinduka ngo imujyane Nyabaga abantu bamumenye ndamuzi Imana imuhereze umugisha kandi ngibwe umuntu kumutuza muri Amerika ngo ntabwo kubona visa byamuyinanira yego ngo imuhindurire ngo imujyane Burundi oya uwo murimbyi yarakoze cyane Imana imuhereze umugisha ndamushimiye cyane rero uwo murimbyi navuga ngo nawe yarari mu mwuka kubera ko iyo ndirimbo anagase ayo magambo yaririmbye nanjye ndi kugenda nyabona muri iyi minsi ndi kugenda abona imbaraga z'Imana ikuboko kw'Imana kuracyakora ibitangaza kandi noneho hari ijambo Imana yavuze ngo kubwanjye zabyikorera nta cyatuma izina ryanjye haleluya haleluya nubwo abantu babona ko ubwawe byakunaniye ariko Imana kubgayo izabyikorera ari igihe umuntu abari aho ngaho nta nigara afite kumva Imana yaguye ngo ubwire uyu muntu ngo muhaye imodoka yego umuntu nta nigara agize ate afite ariko Imana ikubwiye ngo mubwire ngo muhaye imodoka nuko iri kubona neza kizamucira inzira akabona ayo kugura amapine yego yo kugura za essence nubwo zazamuka no essence yazamuka akagera ku bihumbi 10 uwo muntu Imana ibona ko byanga byakunda azayigura yego rero Imana itubwira ibintu nkunda ngo Imana itubwira ibintu tutayibwiye ngo nitubwire rero nimba itubwira tutayibwiye ngo itubwire no kubikora izabyikora niko ijambo ryawe rigira rite rivuga rero umuntu ufite isezerano Imana yavuganye nawe akabona riri gutinda ntacike intege ntarambirwe ntiyihebe kubera ko Imana yo mwijuru izabikoresha imbaraga zayo kuko yaravuze ngo aho kugira ngo ijambo ryanjye rive inyuguti nimwe ahubwo isi n'ijuru byagira gute byavaho kandi ikindi kubera ko Imana yo mwijuru ikunda icyubahiro ikora ibintu kugira ngo abantu bayo bagira gute bayubahe kandi ikindi yaravuze ngo uzanyizira nanjye sinzamukoza isoni mu gihe wizeye Imana mu gihe ukorera Imana byanga byakunda Imana yo mwijuru izaguha agaciro yaravuze ngo nzakugira umutwe sinzakugira umurizo Imana ishimwe cyane rero iyi minsi Imana iri gukora cyane gukiza abarwayi hari ibintu Imana ikora abantu bakabona nk'ibisanzwe iyo umurwayi akize abantu bagati nubundi nibisanzwe ubundi yagomba gukira ariko byanga byakunda imbaraga z'Imana ziba zagize gute zamugezo kuko abarwayi bose siko bakira yego hari abarwayi bapfa abyumvise neza yego kandi abagiye mu bitaro bose siko bakirirayo hari abagwa mu bitaro ariko ibitaro by'Imana iyo bigezemo ni ngombwa ugomba kuvamo ko wagiyemo ntabwo ari kuvamo ugomba kuvamo ibintu byagize gute byahindutse hari korari yarimye ngo twageze mu gakiza kari kwasanze kigondera buzima Imana ishimwe cyane rero ngo abatari bazi kwambara neza abahaye kwambara neza bari bishwe na bwaki n'ibyaha abo ngabo wabahaye imibereho barashima Imana rero reka mbabwira ngo ubuzima bwa mbere ni ubuzima bwo kwibera mu Mana kuko Imana bamwije izagitunda kandi izagiturengera uko bwije nuko bukeye Imana ikomeze kubana natwe yego Damase nta muntu wigeze uhanurira bigatinda gusohora yangiza kaza afite umujina gwa ati Damase ni Imana yakuvugishije ni ibiki byakuvugiyemo ugango mbwira ibi bintu none bikaba byaratinze no gusohora none bigatuma nawe ucika intege mw'icyo gihe oya ari umuntu kwahuye mbese abigiye gusa n'ibyo ngibyo yego we arambwira ati ariko ngende kugira ngo umbarize Imana ikibazo
Tese Imana ikomereza ikihe kibazo ra kikagira inkuru. Arambwira ati ikibazo ndi kugira ngo mbarize Imana. Umbarize Imana aho ivugira ibibi nimba atariho ivugira ibyiza. Ati biro Imana ikoreramo ibibi ntabwo ikoreramo ibyiza. Hani Imana ntabwo ikora ibi. Navuga ndi cyambere Imana yaravuze ngo zibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si ibi. Ntabwo noneho ikibazo ufite wowe reka ngerageze kukigusubiza. Imana ntabwo ikora ibibi. Ahubwo no Satani duteza ibibi akabisaba Imana, Imana yo mwijire kagira gute ikabyemera. Kuko cyaba ari ciza cyaba ari kibi ntabwo cako Imana itageze gute itaceme. Ntabwo none mbwira impamvu iguteye kumbaza ico kibazo. Noneho arambwira ati rero ikibazo impamvu inteye kubaza ico kibazo. Njewe nagiye gusenga. Imana imbwira ikintu kibi. Hadaciye kangaye mba ndakibonye. Yego. Yari umukobwa. Noneho Imana imbwira umugabo. None uyu munsi ndacagize gute? Ndacategereje. None ikibara kumbwira umugabo none ko ari tubanye yahise agira gute? Yahise nyanga. Nashe yari afite ahita mwanga. Na telefone amuhamagaye amushyira blacklist. Atirombariza Imana yemeye ko ico kintu kibi akingeraho aho yambwira ico kibi ntagaro yambwiriye ikiza. Ndavuga ndi rero ikibazo ufite ni ikibazo cyo kurambirwa kandi ikibazo cyo gucika intege. Kandi mbere yo kugira ngo Imana igire iki ikora hari ikigomba kubanza yica. Yego. Ntuga ni cyambere iyo Imana ishaka kugira ibintu yubaka ntabwo ihera ku bye wagize gute wubatse. Iyo isenya bya bindi bye wubatse iyo ikubaka ibyayo. Kandi Imana ikora ibintu bitazagira undi muntu byitirirwa ahubwo bizashize izina ryayo icyubahiro. Imana turengere cyane kandi Imana yo mwijuru itwiteho cyane. Kuko Imana yo mwijuru iyo ishaka kugira ikintu ikora kugira ngo atazagira umuntu wirata imbaraga ibanza yasenya cakindi wo hanze iki we wishingikirije n'agacakindi hanze amaso shande ko byumva mwa urugero rwa hafi naguhereza muri Bibiliya. Imana yo mwijuru yashatse gutabara Morodekayi. Shatse gutabara Morodekayi noneho ibanza yateza ikibazo he ibwami. Yego. Hanze ati ikibazo ubwami umwama buri bitotsi biramucanga biramuyobera. Bivuze ngo Imana yabanje yasenya gusinzira neza ku mwami. Yego. Imana ibanza yagira gute yabisenya kugira ngo itabare Morodekayi. Noneho imaze kumuteza kubura ibitotsi irongera iteza Hamani kujya kumusaba ibwami. Wabyumvise neza? Yego. Noneho kugira ngo Morodekayi nawe azavuga ati nabonye imbaraga z'Imana. Ahamagaye Esteri umwami kazi nko bari bishingikirijeho bati nyaboneka tugire ibwami umubwire ikibazo tugize gute dufite. Esteri nawe arababwira ati ngewe umwami amaze igihe atantumizaho kandi kuje ibwami umwami atantumijeho birantera ikibazo biramvira mu rupfu. Uri kubyo umva inzira z'Imana ukuntu zikora. Noneho Morodekayi ahitagara mu kwiza baga ati nta jambo Imana yavuze ngo rere yavuze ko izabana natwe nubwo turi mu gihugu cy'abandi ariko Imana yo mwijuru izabana natwe. Noneho ahita avuga ndi Esteri ibi ngiye nembikubiye kugira ngo bikore nawe ugabane umugisha w'Imana. Yego. None mbude shaka kubikora byihorere. Icyo nzi neza nta kizabuza abayuda gutabara. Esteri yumvise iryo jambo ati none mbona uko bimeze reka turwanisha amasengesho dusenga Imana noneho nanjye ntinyukiremo mbone kuje imbere y'Imana. Aratinyukaje imbere y'Imana basenga amasengesho mwabe amasengesho bonamo ubutabazi babonamo gukora kw'Imana ibintu bigira bite birahinduka. Imana tubafe cyane kandi Imana yo mwijuru nidushigikire cyane. Imana tubere ku rugamba. Amen. Reka tujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Abundi ijambo ry'Imana nangwa niryo jambo ritegeka byose. Yego. Ibiriho byose byabaho kubw'ijambo ry'Imana. Ko Imana avuga ngo reka iki kibeho ico ngico kikagira gute kikabaho. Yego. Kandi Yesu nawe ari jambo yavuze yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe ico muzasaba cyose muzagira gute uzagihabwa. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yego. Ariko ijambo ry'Imana naryo ribe muri buri wese ugiye udukurikiye. Udukurikiye aho waba uri hose uko waba umeze kose. Ijambo ry'Imana rikubemo ndetse noneho nawe ube muri Yesu uwo ushaka cyose Imana yo mwijuru irakigukorera. Imana turengere cyane. Amen. Uriya hejuru y'imbaraga zose haba hari imbaraga z'Imana. Nukuri. Nawe ngo abana b'abantu bakuremera utugambo baho kuvuga utugambo ariko Imana yo mwijuru niyitanga ijambo
kuko ni nyiri ijambo. Twasoma ijambo ry'Imana rero. Yego. Twihuse. Ijambo ndi kumva muri uyu mwanya tugiye gusoma. Ni ijambo riri mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 14 umurongo wa 13. Kuva ibice 14 umurongo wa 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. Imana iguhereze umugisha, urakoze cyane. Amen. Noneho kugira ngo iri jambo turyumve neza, yego, ushaka kuba usomye wihuta. Noneho nkagenda gake. Noneho genda gake kugira ngo buri muntu wese agende abyumva neza, abikurura neza, tugendane. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa. Ahangaha bari ku nyanja itukura, bavuye mu buretwa bwo muri Egiputa. Kuko Imana yigeze isanga Mose, iramubwira ati yewe Mose we, ndaguhamagaye uyu mwanya, numvise gutaka, numvise kuniha, numvise kuboroga k'ubwoko bwanjye bitewe n'imiruho bari gukoreshwa muri Egiputa. None ndaguhamagaye muri uyu mwanya, genda unkurire bari abantu banjye buri bwoko bwanjye bwa Isirayeli buve mu gihugu ca Egiputa. Mose yumvira Uwiteka, aragenda. None ngo bakoze urugendo rurerure. Ahangaha kugira ngo twihute cyane, bagera ku nyanja itukura. None bageze ku nyanja itukura, nibwo bagiye kubona, babona inyuma yabo, babona ingabo zo muri Egiputa, ingabo za Farawo zabakurikiye. Zimaze kubakurikira, barebye imbere yabo babona hari inyanja itukura, barebye ngo impande zabo iburyo n'ibumoso babona hari imisozi miremire. Kuko Mose yabwiye Farawo ati njyewe Imana yo mu ijuru yantumye ngo rekura ubwoko bw'Imana bugende buje gutambira Uwiteka Imana yabo ibitambo. Noneho Imana ikagenda iteza abanyegiputa ibyago, ntibumve. Icyago cya mbere kibageraho ntibumve, icya kabiri kibageraho ntibumve. Ndagira ngo twihute cyane. None bageze ku cyago cya nyuma, ngo imfura muri Egiputa zose zigira gute? Zirapfa, zose zirashira. Haba umuboro guteye ubwoba. Bivuze ngo umugabo yabaga ari mu rugo ari imfura, afite n'umugore w'imfura, bakabyara umwana w'imfura, abo bose barapfaga. Urumva urugo rwe rugapfamo abantu batatu, wenda ukajya ugasanga na mama wawe nawe yari imfura, nawe ugasanga yapfuye. Mbese muri make habura umuntu ushingurwe. Noneho Farawo abibonye bimutera ubwoba, aravuga ati none se ibi bintu twabigenza dutera? Reka aba bantu kugira ngo badukoreho, reka tubihorere. Bakora iki? Bagende. Bamaze kubarekura, bagati turekuye abantu badukoreraga, batwubakiraga amazu, abandi nk'aba ngaha tuzabakura he? Farawo bitegeka ingabo ze zose, yafata amagare n'amafarashi byose, avuga ati nimwirukanke bari abantu mugira gute mubagarure. Imana turengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu bimaze iminsi byara gukoreshaga uburetwa, ibintu bimaze iminsi byara kuruhije, Imana yo mu ijuru igiye kubigukuramo kugira ngo yashicubahiro ku buzima bw'abanyegiputa bakwirukankaho. None ngo ahangaha tuyisomye biri tubwiye ko ngo bari bageze ku nyanja itukura, bafatwa n'ubwoba, baratinya cyane. Ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya. Haleluya, haleluya. Timwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka agiye kubereka uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye ibibazo mwagize, ubukene mwagize, bushomeri mwagize, uburwayi bukumazege. Abo banyegiputa wabonye, umaze igihe ubona, ntabwo uzongera kubabona ukundi. Ahubwo ihagararire gusa urebe agakiza Uwiteka ari bukwereke. Imana turengere cyane. Nubwo inyanja ihari, nubwo imisozi ihari, nubwo ingabo za Farawo zigukurikiye, hari ibikwirukankana kandi imbere yawe ukabona nta nzira igize gute ihari. Ariko ibyo byose ubona, ibyo byose umazemo ibyo byose umazemo iminsi, ntabwo uzongera kubibona ukundi. Imana turengere cyane kandi Imana yo mu ijuru itwiteho cyane. Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Imana turengere cyane. Ndongeye ndihuse. Oya, genda gutyo ntacyo. Ari ijambo ndi gukunda riri kumfasha ahanga hamwe uyu murongo. Rivuga ngo uyu munsi. Ryari uyu munsi. Udukurikiye uyu munsi. Uyu munsi dukurikiyeho. Uyu munsi uri kumva ijambo ry'Imana, uri kuganira n'Imana. Abanyegiputa abanye ntabwo uzongera kubabona ukundi. Uyu munsi Uwiteka ari bukurwanirire
kandi noneho nawe ugire gute wiceceke. Reka kwirirwa usakuza ngo none ngo ibibazo byanshanze, none ngo abadeni aranyishe, none oya reka kwisakuza, reka kwirirwa uvuga amagambo menshi. Uwiteka ari bukurwanirire uyu munsi, warirwanira ari kuraneshwa, ugerageza gukwicira inzira ariko ziranga, ariko Uwiteka uyu munsi ari bukurwanirire, nawe uyu munsi wicecekere. Imana tugeze cyane kandi Imana kwitwa cyane, kandi ikigetse kwibyo ngo uyu munsi Uwiteka agiye kukwereka kandi gakiza bundi busha. Bivuze ngo Imana igiye kongera gukiza bundi busha. Imana tubere ku rugamba. Ngira ngo noneho wakomeza ukadusomera umuntu ukurikiyeho, ubundi tukasubira kumva neza icyo Imana yo mu ijuru iri kuvugana natwe. Yego. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Yego. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana turengere cyane. Ni iki gitumye utakira Imana? Ariko yongeza aha ngaha pe tinya Imana, kanga tinya imbaraga z'Imana. Kandi nawe yaravuze ngo munkorere mutinya muhinda umushitsi kubw'ijambo ryanjye. Byayo nkubwira ngo iyo wubasha umuntu uranamutinya. Yego. Siko bimeze si tugomba kubaha Imana tukanetinya, kuko ni inyagitinyiro ni inyacyubahiro. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana twitoho cyane. Hoze ngo ntinya Imana yabajije Mose ngo ni iki gitumye untakira, kandi icyo gitumye ayitakira kirahari. Kuba bari bageze ku nyanja yari impamvu yo gutuma Mose ataka. Imana turengere cyane. Ibyo gutuma utaka udukurikiye birahari. Ubukene bwatuma utaka, kubura urubyaro byatuma utaka, kubura akazi byatuma utaka, yewe uburwayi bwatuma utaka, kwangwa n'abantu byatuma utakwa, kujugunywa n'imiryango, kubona imiryango ntikwitaho byatuma utaka. Ibyo gutuma utakira Imana birahari. Hako wibuka ijambo Imana yavuze, iravuga ngo wiye untakira humura, kubera ko Imana ije kugira gute kugutabara. Nigeze nsenga Imana igihe kimwe, Imana yo mu ijuru irangije irambwira ngo kuraho imiteto. Uzi impamvu Imana yabimbwiye? Nari mfite urugamba, noneho abantu bari kumvuga cyane. Rabizi iyo ibintu bihindutse n'abantu nyine baravuga. Yego. Nari ninjiye mu murimo w'ubunyamasengesho cyane, none abantu baramvuga cyane hagati. Noneho uriya mugabo ibye bigiye kuba bibi, umuntu winjiye mu bintu byo gusenga, ati noneho hagiye kuba insuzugurwa, nawe yataye umutwe, yabaye umusazi, yakoze ibiki. Ariko ngiye gusenga Imana, mbaza Imana ubw'iyo mpamvu. Imana ndabwira none se wa Mana we, kubera iki abantu bari kumvuga cyane bimeze bite? Imana yo mu ijuru najyago noneho ihindura amagambo. Yego. Abyo bise neza. Irambwira ngo nguraho imiteto, njyewe ubwanjye hari cyo nje kugira gute nje gukora. Irambwira ngo ubwo uri kubona bari kukuvuga cyane, wowe ubwawe biri gutuma bakwamamaza imbere y'amaso yanjye, ndetse bigatuma n'abatari bakuzi bagira gute bakumenya. Bareke bakuvuga nyuma yo kukuvuga, none bagiye kuzaza bakuvugirize impundu. Ndavuga nti Imana ishimwe kubera ko insubije. Imana turengere cyane kandi bari kwitaho cyane. None twisobe ku ijambo rivuga ngo Imana ibaza Mose ngo niki gitumye untakira. Ibyo gutuma utakabira hari, ariko Imana mu ijuru impamvu ngo niki gituma untakira, nukiri kubona imbere yawe hari ubutabazi buhari, nukiri kubona yo hari igiye gukora, wowe bikagutera ubwoba, ariko noneho wowe ntabwo uri kubesha amaso yawe. Imana turengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Igihe kimwe umukozi w'Imana Elisa yigeze kuba ari mu nzu ari kumwe n'umugaragu we Gehazi. Noneho ingabo z'Abasiriya ziza gufata Elisa, kuko zari zamaze kumenya ko Elisa ari uvuga amagambo bavugana iyo ngiyo mu muremo nama wakozwe gwihishe. Imana ikayamuhishurira we akajya kurabwira umwami wa Isirayeli. None avuga ati reka tujye gufata uriya mukozi w'Imana tumufate, none turebe ibyo Imana izongera gukora aho izabicisha. Ariko nyuma nta muntu wakwitambika umugambi w'Imana. Imana turengere cyane. None ngo Gehazi abyuka mu gitondo kare kare, azidutse mu gitondo ngabona ingabo z'Abasiriya zabagose, ahita aterwa n'ubwo ngafatwa n'ubwo abwira sebuja ati Elisa none turapfuye, kwambwiraga ngo Imana igwishura ibishwe, none ibingibi kutari wabimbwiye. Ariko Elisa aravuga ati wowe ikintu kigutaye ubwoba nuko utazi imbaraga z'Imana. Elisa asenga Imana aravuga ngo data ndakwinginze muri uyu mwanya humura amaso y'uyu mugaragu wawe agire gute arebe, nebe umutere gutinyuka. Impamvu abantu bagira ubwoba nuko badahishurirwa kureba ibyo Imana itegura kubakorera. Uyu munsi wa none Imana ihumuye amaso ya buri muntu wese akabona ibyiza biri imbere ye, byamutera gutinyuka, byamutera gukomera. Yewe na babandi bavuga ngo igihe twasengeye turarambiwe, nabo byabatavuga ngo ahubwo reka twongeremo iki agatige kongera dusenge, kubera ko tuko Imana yiteguye kutugirira neza. Ngo Gehazi akimara guhumuka amaso
yahise abona ingabo noneho ngo zibagose zibarinze ngo zo ziri ku magare ziri ku mafarashi ndetse ngo noneho yakumurira hangira tabwira Elisa ati none reka turyame twisinzire kubera ko iziri kumwe na Imana iri kumwe natwe ingabo ziri kumwe natwe zifite imbaraga zifite ubushobozi ziri ku magare yakumuriro nihagira ibiyitambika arazitwika byose bishe mu izina rya Yesu. Imana turengeye cyane kamari kwitwa cyane nubwo ari biri kudutera gutaka ariko Imana yo mwijuru Imana ngo niki gitumye uyitakira nuko iri kubona y'ubwayo ibibazo byawe biri imbere yawe iri kubibona nk'ubusa. Niyo mpamvu niki gituma untakira irambwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende komeza usenge komeza ugende nimba rukubona ugucuza ugahomba komeza ucuruze kuko Imana yo mwijuru ivuganye nawe ko abanyagiputa babonye mu minsi yashize utazongera kubona ukundi ibihombo wagize mu gihe cyashize ntabwo uzongera kubibona ukundi abagusuze mu gihe cyashize ntabwo uzongera kubona ukundi kubera ko Imana yo mwijuru kukubahisha ku musozi utuyeho ije kubahisha mu bakozi mu bana ije kubahisha mu buzima bwawe. Imana turengeye cyane kandi Imana twiteho cyane mwake neza amagambo y'Imana. Dushimiye Imana abwirwa benshi kumva na beneyo utafashijwe nibi rwose sinzi igihe azafashizwa nge ndumva mfashijwe. Haleluya. Ahubwo nundi wafashijwe nkanje akazifuza ko mwafatanya gusenga tanga nimero azaguhamagara. Nimero wifuza gusengana nanjye ni nimero yanshakiraho yamboneraho ni 079 34 227 290. Yego dusoza n'isengesho. Kadusoza n'isengesho ariko mbwira buri muntu wese udukurikiye muri uyu mwanya aho yarari kubona afashwe n'ubwoba ari kubona imbere ye hari inyanja akabona inyuma ye hari ingabo za Farawo zimukurikiye akabona impande ye hari imisozi hari akabona mbese ahari nta bwinyagamburiro afite nta bwisanzure afite. Dusengane muri uyu mwanya Imana yo mwijuru igira ikikora abo banyegiputa uri kubona uyu munsi wa none tuzongere kubabona ukundi ku cyifuzo cyawe ku kibazo cyawe uri kubona nta yakemura. Reka dusenge Imana ufite kwizera kandi ufite guca bugufi imbere y'Imana. Reka twisengere Imana yo mwijuru Imana yo mwijuru igira ikikora. Mana mu izina rya Yesu uri umunyembaraga urakomeye urashoboye izina ryawe nirishimwe. Ushimwe ko utabona inzira uhabona inzira ho tubura icerekezo utangaho icerekezo ho tubona byatuyobewe ntabwo bijya bikuyobera izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndasenze muri uyu mwanya nsengera abantu bose bari badukurikiye muri uyu mwanya nsengera abantu bose bafite ibibazo mu izina ryawe ryera Kristo aho bageze hameze nk'ari Abisirayeli bari bageze ho bageze ku nyanja ntibayambuka n'amaguru ngo bikunde ntabwo bashobora koga nta bwato bafite bwabambutsa nta gisunika bafite nyemerera muri uyu mwanya mu izina ryera Kristo ho babuze inzira datakwese mwiza ucinzira mu izina ryawe ryera Kristo ku ndwara zanze gukira uzikize mu izina ryawe rifite imbaraga ku misozi iri impande yabo iyo misozi zikureho buri wese n'icifuzo mwami wanjye afite ahabona datakwese mwiza ntako yabigenza mu izina ryawe rifite imbaraga ucinzira kandi uharure kugira ngo izina ryawe rishimwe. Dukeneye amashimwe mu mitima y'abantu bawe dukeneye amashimwe data mwiza y'ubwoko bwawe mu izina ryawe ryera Kristo kuko abesere bamaze kwambuka bageze hakurya baririmbye imitima yawuzuye amashimwe baragutambira baraguhimbaza. Reka ari kubigenza no mu mitima y'aba bantu ugira ibyo ukora usubize kwifuza kwabo uca inzira aho zitari werekane nk'Imana kugira ngo nyuma data kwese mwiza y'uyu munsi bazashima izina ryawe imitima yabo izuzura umunezero natwe tutafatanye gushirana n'izina ryawe. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.